maze no kwiheba nta musore w'umunyarwanda wanyivugishiriza nta umbaza izina barambona bakiruka ati ako kagabo ni kande mubabare. Yitwa Keti Bashabe, umunyamideli, umucuruzi, akaba umugira neza, umuririmbyi n'ibindi byinshi akora. Keka twakoze uko aho ngaho se wabihisha ariko sinabukura akora aho ujya kwamamaza ibiki. Numwe mu bakobwa bagaragaraho amafaranga ndetse umunsi ku munsi ugaragaza ubuzima buhenze abamo, inzu nziza atuyemo, imodoka z'agatangaza agendamo, imijyi itandukanye mu bihugu byinshi byo ku isi atemberamo n'ibindi byinshi bimugaragaza nk'umujejeta faranga. Uyu munsi ukoze urutonde rw'abakobwa beza b'ikimero bahuguje abagabo bakaba ibyamamare ariko kandi batunze agatubutse mu Rwanda. Ntushyiremo izina Keti Bashabe nta kabuza rwose waba wigiza nkana. Numukobwa muremure ushinguye w'inzobe ikeye izira gaheri uteye neza bigaragara mbese ni igisobanuro nyacyo cy'ikizungerezi. Gusa nubwo uyu munsi tumubona afite ikimero cyasajije abo badahuje igitsina, kera burya ngo siko byari bimeze. Yari yitereye nk'agahungu ndetse ngo yaragenda gukagira ngaraza. Kera nemeze nk'agahungu neza neza nananutse cyane. Naragenda gukagira ndikuza. Kwera ukuntu yari yimereye nk'agahungu neza, no kubona udusore tumutereta byaragoranye cyane ngo dutangiye kumwegera ejo bundi vuba rwose. Basore nani waneretaga buriya batangiye nkuze ntangiye kubyibuha gato yari ibibazo hagati turamwegera aratubara. Ubwe avuga ko ari umuntu ukunda abantu, ugira umutima mwiza, uhora yisekera dore ko anaseka neza, ariko kandi kuganira nawe bikaryoha kubi kuko akenshi aba anatebya cyane. Kunari nanutse nyuma imbere byose byaranganaga. Uretse ko ari umunyamideli n'umushabitsi mu bucuruzi butandukanye, Bashabe ubundi ngo yifitemo n'izindi mpano nyinshi mutazi. Bivuze ko ufite impano yo kubyina, yo kuririmba no gukina teatro. Cyane rwose mfite impano nyinshi nanjye ntabara. Izindi tabaranize. Uyu mukobwa ubwe yararahiye aratsemba avuga ko nta mugabo n'umwe kuri iyi si wamukubita kuri ceinture noire ye afite muri karate. Ngiye ko ceinture noire ndayifite ceinture noire n'ubundi twawe wanyica ko ngiye nta gushaka nkubita ngo ngaho kubita umuntu gutiki warambyaye se taheg. Uyu mukobwa ni icyamamare cyane ndetse aranakunzwe ku mbuga nkoranyambaga kuko kugeza ubwo nateguraga iki kiganiro kuri konte ya Instagram aho yitwa Keti Pit yari afite abafollowers barenga 651, ariko akantu karenzemo nuko we nta muntu n'umwe followinga uretse inzu ye y'imideli yitwa Kabash Fashion House. Iyo mubajije impamvu hagusubiza tuje rwose muri aya magambo ati uko bimeze magomba gukurikira abandi bantu kandi babidasaba. Uyu mukobwa aratwika koko. Ni byinshi yakoze, ni byinshi byamuvuzweho biri mu rukundo rwe na Sadio Mane rwaciye ibintu mu Rwanda ni wabo muri Senegal. Uburyo yigeze guhondagura amangumi n'imigera abakobwa babiri wenyine ngakabumvisha byanyabyo akanabifungirwa ukazi ukagera no kunzu y'igitangaza umuturirwa herutse kuzuza kwirebero wamutwaye imyaka 4 yose awubaka n'ibindi byinshi. Ariko se mu byukuri Keti Bashabe ni muntu ki? Abaho gute umunsi ku munsi? Ubuzima bwe bwose kuva mu bwana kugeza uyu munsi intambwe ku yindi bwaranzwe n'ibiki? Hanyuma se ingano y'amafaranga menshi n'ubutunzi buhambaye afite abikomorahe? Ese ni mu bagabo nk'uko abakobwa benshi tuzi naha bakunze kubishinjwa cyangwa hari ahandi? Ibyo byose ugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro kuko nyine wageze kuri Rwanda Today aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Nitwa Oscar Dushime, muhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri Keti Bashabe. None se mukobwa mwiza tubwire ku muntu utakuzi uri muntu ki? Keti Bashabe ni umunyarwandakazi nakuriye mu Rwanda, narezwe na mama wanjye na my grandparents until when I was 7. Nibwo natangiye kubana na mama, tuvukana turi abana benshi. Njya kubijyamo. Ndi umucuruzi
nkora ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi. Ubundi amazina yose ni Bashabe Catherine, wamamaye nka Keti Bashabe cyangwa se Kate Pitt. Yabonye izuba ku ya 9 Nzeri mu 1990. Ni umwana wakuriye mu cyaro aho yarerwaga na nyirakuru na sekuru, akaza kuhava afite imyaka 7, aza kubana na nyina ari nawe wamureze. Kugeza n'ubu ngo niwe umuntu akunda cyane, ndetse ngo niwe umuntu umuzi neza, uzi asoze zose, uterwa ishema nawe, ndetse ngo bakorana mu bikorwa bye by'ubucuruzi bya buri munsi. Bashabe ni umunyarwandakazi w'umushabitsi, akaba umunyamideli washinze Kabash Fashion House, inzu ihanga imideli ikanacuruza imyenda n'inkweto, ndetse yanashinze Kabash Social Organization ikora ibikorwa by'urukundo no gufasha. Uyu munyamideli w'icyamamare mu Rwanda, ubundi inzira ye y'ubwamamare no kumenyekana yatangiye muri 2010 ubwo yatsindaga amarushanwa ya Miss MTN, ndetse anaba ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka, ndetse yanabaye Miss Nyarugenge muri 2012. Mu gihe yarangizaga amashuri yisumbuye, yanatangiye gutanga serivisi za protocole ku masosiyete menshi nka MTN, Ferwasi n'ibikorwa by'andi masosiyete. Dusubiye inyuma gato muri 2011, Bashabe yabaye umuyobozi ushinzwe kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa muri farumasi ya LAC. Nyuma yo gukora muri farumasi ya LAC imyaka hafi 2, muri 2012 yatangije sosiyete ye bwite itumiza mu mahanga, aho yatumizaga ibicuruzwa nk'imodoka, imyenda n'ibikoresho byo mu nzu mu izina ry'abakiriya. Nyuma y'amezi make yahisemo gukurikira inzozi ze zo mu bwana mu bijyanye n'imyambarire, maze akingura inzu y'imyambarire ya Kabash. Gusa mbere y'uko ageraho yanabaye n'umuririmbyi, ndetse hari n'amarushanwa yigeze kwitabira aranayatsinda, ndetse uyu inzu itunganya umuziki ya Kina Music, bosi wayo witwa Karema yagerageje kumusinyisha kontra muri iyi lebo ngo mu managing, ariko umukobwa arabyanga ko ngo yumvaga ibyo kuririmba bitamurimo na gato. Ariko nyamara abamuzi neza uhereye kuri Karema nyine bose bemeza ko yari afite impano itangaje yo kuririmba, ndetse nawe ubwe nikabyemera. Gusa ubuzima bwe yahisemo kubwerekeza mu bijyanye n'imideli n'izindi business zitandukanye. Muri 2013 yaguye ubucuruzi bwe ashyiraho ubucuruzi bwa kabiri, aho yibanze ku gishushanyo mbonera cy'imbere, ubukorikori bwa Afurika, byose munsi ya lebo ya Kabash. Muri 2016 Bashabe yatumiriwe kwitabira ibirori mpuzamahanga byerekanwa muri Amerika ku butumire bwa guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa bya Kabash mu mahanga no kwagura abakiriya be. Muri 2017 uyu mukobwa yateguye ibirori by'urukundo, aho abahanzi bakoraga live bateye inkunga abana bakinnye mu Rwanda. Amafaranga yakusanyijwe muri iki gikorwa yafashije mu gutera inkunga abanyeshuri barenga 500. Muri 2018 yahise agira igitekerezo cyo gushinga Kabash Cares, aranabikora. Kabash Cares ni igikorwa gitera inkunga abanyeshuri batishoboye mu bukungu no mu bikoresho. Tukiri ku ngingo y'umuziki kandi, muri buka indirimbo yakoranye n'ibyamamare bitandukanye mu muziki nyarwanda yise You and I. Ni indirimbo irimo abahanzi nka The Ben, Man Martin, Andy Bumuntu, Christopher na Iva Buravan. Iyi ndirimbo yavuze ko yayikoze ashaka gutanga ubutumwa, ariko ko nta yindi gahunda afite yo kongera gukora izindi ndirimbo. Mu bihe bitandukanye, Kate Bashabe yagiye avugwaho inkuru zitandukanye, ndetse zimwe zigasiga ziteje impagarara, ndetse zinaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Mpereye nko muri 2017 hari inkuru zavuze ko Kate Bashabe yarwanye agakubita abakobwa 2 wenyine, ndetse nyuma akaza gufungwa akarikurwa rukatanza akayabo k'amafaranga menshi. Uti byagenze gute? Ikinyamakuru Terading News mu nkuru yacyo yo ku itariki ya 27 z'ukwa karindwi 2017 cyagize kiti tariki ya 4 Nyakanga 2016 nibwo Bashabe yatawe muri yombi azira gukubita bagenzi babiri no kubakomeretsa. Mu buhamya bwatanzwe n'abo bakobwa igihe uyu mukobwa yamaraga kugezwa kuri station ya polisi iGikondo, bavugaga ko yabakubise bahora konti ya Instagram yari yafunguwe n'umuntu utarabashije kumenyekana. Iyi konti yabaye intandaro yo gukubitwiza akabwana kw'abakobwa. Wayifunguye yandikagaho umubare w'abagabo bamaze kuryamana na Kate Bashabe baba bo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ngo byatumye hamagara umwe muri aba bakobwa bari inshuti ze, yakekaga ko ari bo babikoze, amubwira ko nadafunga iyo konti mu maguru mashya gashobora kubura ubuzima bwe. Ibintu ngo byaje gufata indi ntera kuri aba bakobwa babiri. Kate Bashabe aza kubajyana iwe mu rugo maze abahata inkoni, garabakubita karahava, ariko kubw'amahirwe ngo baza kumucika berekeza kuri polisi, ndetse amakuru aza no gusakara mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu mukobwa
yaje kurekurwa tariki ya 6 Nyakanga nyuma y'iminsi igera kuri 2 yari amaze kuri sitasiyo ya polisi, gusa ngo yakomeje gukurikiranwa ari hanze ndetse n'ikirego cye gikurikiranwa n'urukiko. Ku itariki ya 20 Nyakanga 2017 ku rwandiko rw'urukiko ngo ikinyamakuru Igihe cyari gifite kopi rwahamije uyu mukobwa iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse rwanzura ko agomba gutanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Yagomba kandi kwishyura indishyi y'akababaro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri 2,375,000 ndetse agatanga amagarama y'urubanza angana n'amafaranga 25,000. Ibi byose byabaye uyu mukobwa ahagarariwe n'umwunganizi we mu rukiko kuko yari yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kumurika imideli muri Gicurasi 2017. Gusa nyuma Kate Bashabe yagiye agaragara mu itangazamakuru ahakana ibi byakomeje kugenda bimuvugwaho, avuga ko ari abahaters bashaka kumuharabika no kumwangiriza izina, akavuga ko ubwe atakifasha inkumi ebyiri ngo azikubite wenyine ndetse ku buryo yarezwemo ngo atabasha kuvuga amagambo nk'ariya. Indi nkuru utabasha kubona uko kwepa uramutse uri kuganira ibya Kate Bashabe ni inkuru y'urukundo rwe na Sadio Mane, umukinnyi w'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage, ariko icyo gihe inkuru iba kimomo akaba yarakiniraga ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza. Ni inkuru yadutse mu mwaka wa 2019, ibinyamakuru byinshi byandika ko bakundana ndetse no muri Senegal, ariko nyuma aba bombi bakunze kumvikana kenshi bahakana iby'aya makuru bavuga ko bitigeze bibaho na gato. Ni byinshi yavuzweho birimo gukundana n'umuhanzi Omare wo muri Nigeria n'ibindi bitandukanye. Gusa reka nsoreze ku nkuru ye nanone iherutse guca ibintu ubwo yuzuzaga etaje y'agatangaza muri Kigali. Ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru igira iti umunyamideli Kate Bashabe yamurikiye abamukurikira inzu yujuje ku musozi wa Rebero umujyi wa Kigali. Inkuru ikomeza igira iti abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Kate Bashabe yagize ati mama nabikoze nujuje inzu yanjye bwite. Iyi nzu nshya ya Kate Bashabe yubatse ku musozi wa Rebero umujyi wa Kigali, ari naho uyu munyamideli asigaye atuye. Ni inzu nziza igeretse iri mu kibanza kinini cyane bishoboka, mu by'ukuri bigaragara ko ihenze cyane. Gusa Bashabe we yirinze gutangaza amafaranga yamutwaye, gusa ikizwi cyo nuko yamaze imyaka inayubaka. Muri bya bikorwa bye by'ubugira neza no gufasha, kuri ubu afite abana batatarera yatangiye kurera bakiri bato cyane, ari uduhinja batangiye kwiga abishyurira amashuri, bese ni nk'aho ari mama wabo, ndetse kugeza ubu barakuze nabo ni abantu bakibeshaho. Rimwe na rimwe ajya ananyuzamo agafata batishoboye akabaremera, ndetse ajya anyuzamo mu minsi mikuru agasangira n'abana batishoboye akabagaburira, akabaha ibikoresho by'ishuri n'ibindi. Ni umukobwa uzwiho kwicisha bugufi no kutiremereza na gato. Mu buzima bwe bwite, Kate Bashabe ukabakaba imyaka 33 y'amavuko avuga ko nta mugabo afite nta n'umwana yabyaye, ngo yabanje gushaka cash ariko noneho ubu arazifite, anytime abonye umugabo yarongorwa. Ngayo nguko ngibyo ibya Kate Bashabe n'ubuzima bwe bwihariye. Nizere ko wamumenyeho byinshi wibazaga ku buzima bwe bwose. Ninanzore iki kiganiro cy'uyu munsi wakoze kugikurikira hano kuri Rwanda Today. Nitwa Oscar, dushime nawe utaha. Imana ibarinde.